murashaka kubaza abazimu mu ndaro, murashaka kubaza iki n'iki, aho bari abafaransa si iwacu, hari wenda kuhambwira wundi simpazi se cyangwa abantu ntabwo bahazi, ariko kubera abantu bakiri mu kiri batoya barakubwira umurujyi ugatitira, bakubwira umuvasi ugatitira, kuko uwo mubiri giye kwifasha umwe ku wundi. Niyo umuntu afite simbiza ababirigi banyuze muri aka karere bahasiga baba, ariko muto kuko tubwira ingeri nyinshi ndamwumva, akumva turashize kubera ububirigi, akumva turashize kubera iki n'iki, ko baje guhindura ubutegetsi, bahagiye bagahindura ubw'iwabo. U Rwanda se nindagize ububirigi, noneho ngo ntugiye no gukoresha n'u Burundi, babanze bagahindura Burundi se ahubwo. Buriya hagati y'u Rwanda n'umurigi ikwiye guhinduka n'iki n'u Rwanda. Habirigi nibihe task banze bahindura Burundi, bamere nk'abakoze exercice, urumva, barebe niba bishobora, turebe ko bagira, turebe n'ikindi bazageraho wenda ko gishoboka. Ntabwo byari Imana, ntabwo byari bitangaza, abantu barwanye nabo, abantu barasanye nabo, urumva. Ababirigi se n'ibiki ahubwo buri gihe bwo ukaba uti ntabwo twe turi inyuma umugambi wo gutera u Rwanda. Kuba u Rwanda ruriho, ntabwo u Rwanda ruteka ku mashyiga y'ububirigi, ngo ishyiga rimwe ribuze ntabwo rwashyira ku ziko, sibyo? Ariko none bitavuze byanacanye mu bantu, bitavuze iki? Bitavuze ko uwo mugambi batawushyigikira. Nyine gushyigikira umugambi wabageza ku cyo wagejeje, ku kiko n'ubundi bashyigikiye Habyarimana. Ahubwo uvuga gutyo. Ubivuga ntabwo abizi noneho se. Uvuga gutyo. Uvuga ibyo ngibyo ibyo arabizi cyangwa ntabwo abizi. Ububirigi n'iki ku Rwanda, urigi butunze u Rwanda, buhatse u Rwanda, kuko twaciye mu bano, ntabwo u Rwanda rukora. Abanyarwanda kereka abantu batumva amateka y'u Rwanda bazayigishwe n'inzego zibishinzwe, sibyo? Ntabwo nigisha amateka, mvuga ibiriho. Ntabwo u Rwanda ari igihugu gikwiye kubaho abantu banga bafite amakuru, ayo bavuga, ayo batarabagira gute, bumva ko u Rwanda ari igihugu kimeze nkaho kibaho gihuhwana nk'akababa, ububirigi bwahushye, Uburundi bwagize gute, maze reka kubwire izi nkuru z'uburundi nzazikwepa. Kumva ko Uburundi bwakanga u Rwanda by'indagasuzuguro, n'umuntu bitekereza gutyo, Sandra umbabarira rwose, ntidukora ibiganiro, uzankuremo dosiye y'u Burundi n'intambara y'u Burundi. Nta ntambara y'u Burundi mpano yo mwijuru. Hako se bite byanyu muri ikibazo mufite n'iki? Aba Barundi iki ni igihugu cyo gukanga abantu. Uniba ukangwa n'u Burundi genda bugukanga genda ugiye yambuka umupaka bakwakire. Ubu koko ubu mpano yo mwijuru. Kanyoka sana arimo kuvuga ibiki? Ese Kanyoka bashizeho umuvugizi wa gisirikare akivana muri uniforme. Kuma nasigaye rwambaye uniforme n'umuvugizi wa gisirikare rankagana uri afite repete. Hako byo muri mu Ventura bahura n'amacuri ntazo kuntu ameze. Kanyoka mbona yirirwa muri uniforme. Ejo bundi nabonye engineer mbone impazambaye. Izo ni izabo sije uzibambika sije uzidoda. Kanyoka yigize umuvugizi wa gisirikare kandi umuvugizi wa communication ya gisivile, wenda kakavaringa communication yose ya M23 asiga avuga ibya gisirikare, ni umuvugizi wa gisirikare. Inyeshyamba zingana kuri zabuze umuvugizi wa gisirikare. Konderi Wiringoma yarapfuye, babura umuntu umusimbura. Tiriya ni formation politico paramilitaire. Marshal ari kuvuga ngo niba ari umuvugizi niba wabikugara umuvugizi wa M23 cyangwa se ari mu buvugizi wa M23, uwo ngo abafite amakuru tudafite. Ariko niba ntabyo nabonye. Bavuze bati ibi bintu barabisobanuye, bavuga ko ari formation politico paramilitaire. Ati nago makenga yapasigisha abasivile gusa. Ati ari umunuzi umugaba uretse nk'uwo turafiki. Uwo turabyumva. Turagira ngo dusobanure kuko iyo uwo muntu turabyumva kimwe. Ananyowe n'umuntu. Nyowe n'umuntu arankwepa. Ariko Sandra nabonye. Sandra nakwepye ikibazo cyane, nzagukwepa umunsi umwe nanjye numbaza. Nje niko kuri pe kandi urabizi ko najya mbeshya. Ngewe ahubwo bari kuvuga ubwo sibona abonye. Na abatarafiki barimo bahiriza mu mutekano Goma bavuza n'ifirimbi. Urumva? Ya gatatu Gicurasi 2026 agana saa 7 n'igice z'ijoro, ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero cyo kwinjira mu gace ka Rushoga mu karere ka Masisi. Asivili bari basiwe kandi inka zirenga 56 zarishwe, zarakomerekejwe zisigirwa gupfa. Bigaragaza umugambi wo guteza ubwoba hagamijwe gusenya burundu imibereho y'abaturage. Kuri uno munsi kandi izo ngabo zagabye ibitero bikomeye zikoresheje drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 saa 5:53 na saa 8:40. Bateye uduce dutoye cyane twa Rumbishi ndetse n'agace ka Rutare saa 7:20 mu karere ka Karehe. Ibyo bitero byangije ibintu by'abaturage, biteza ubwoba mu baturage ndetse bituma benshi bahunga.
gahera za ngungu numbi katana sigiye gukomeza uko nginiki ako gashumi kagira kagira Bukavu kakagira imbere kabare bamwe bitaga za Kanteve ujya muvuga abayobozi no bajya batera kera hakaba kandi kan umuntu kameze nk'akarizo kagira Zanzibar ngire ngo hariya muri za Shabunda na twangiza hari aba ibirombe by'amashanyarazi by'intuze by'amazahabu n'iki byose Sandri akandi kantu kameze nk'ipantaro ya deshire rideshikete urumva ukajya ubona karaza kigira gutya kamanuka kerekeza mu Minembwe hagati hakaba no kubona hacimo ubundi butakomeze nko FRDC muri Mwenga ukabona ruguru no hepfo bameze nko badafite aho bahurira. Ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago zicuza. Murashaka kubaza abazimu mu ndaro, murashaka kubaza iki aho bari abafaransa si iwacu hari wenda kuhambwira wundi si imazi se cyangwa abantu ntago bahazi ariko kubera abantu bakiri mu kiri batoya barakubwira umurujyo ugatitira bakubwira umuvasi ugatitira kuko uwo mubiri giye kwifasha umwe ku wundi ni umuntu afite simbiza ababirigi se ababirigi banyuze muri aka karere bahasiga baba ariko muto kuko tubwira ingeri nyinshi ndamwumva akumva turashize kubera ububirigi akumva turashize kubera iki niki ko baje guhindura ubutegetsi bahagiye bagahindura ubwe wabo u Rwanda se nindagize ububirigi none ngo ntugiye no gukoresha n'u Burundi babanze bagahindura Burundi se ahubwo buri hagati y'u Rwanda no muri gikwiye guhinduka niki n'u Rwanda abirigi nibihe task banze bahindura Burundi bamere nk'abakoze exercice urumva barebe niba bishobora turebe ko bagira turebe n'ikindi bazageraho wenda ko gishoboka ntaga byari Imana ntaga byari bitangaza abantu barwanye nabo abantu barasanye nabo urumva ababirigi se nibiki ahubwo ababirigi ni iki kintu uretse ko Mana yo mwijuru Sandri urambabaje ninde wavuze ibyo ngibyo ariko nakarenje ko babaje namakuru ninde wabivuze mbwira umuntu wabivuze nawe mutwarire kugahera nk'abandi ujya kuzana inkuru akazana inkuru z'ubirigi niba ari umunyabwoba akaba yumva asenga babirigi nafata ibyo none se ubushize bwo nitwabivuzeho hagashira iminsi umwe wacaho ubirigi bwo ukaba uti ntago twe turi inyuma mugamba gutera u Rwanda kuba u Rwanda ruriho ntabwo u Rwanda ruteka ku mashyiga y'ubirigi ngishiga rimwe ribuze ntabwo rwashyira ku ziko sibyo ariko none bitavuze ko byanacanye mu bantu bitavuze iki bitavuze ko uwo mugambi batawushyigikira nyine gushyigikira umugambi wabageza ku cyo wagejeje kuki ko n'undi bashyigikiye Habyarimana ahubwo uvuga gutyo ubivuga ntago abizi none hose uvuga gutyo uvuga ibyo ngibyo ibyo arabizi cyangwa ntago abizi ububirigi niki ku Rwanda urigi butunze u Rwanda buhatse u Rwanda kuko twaciye mu bano ntabwo u Rwanda rukora abanyarwanda kereka abantu batumva amateka y'u Rwanda bazayigishwe n'inzego zibishinzwe sibyo ntabwo nigisha amateka mvuga ibiriho ntabwo u Rwanda ari igihugu gikwiye kubaho abantu bamwe bafite amakuru ayo bavuga ayo batarabagira gute bumva ko u Rwanda ari igihugu kimeze nkaho kibaho gihuhwana nk'akababa ububirigi bwahushye uburundi bwagize gute maze reka nkubwire izi nkuru z'uburundi nzazikwepa kumva ko uburundi bwakanga u Rwanda by'indagasuzuguro n'umuntu bitekereza gutyo Sandri umbabarira rwose ntidukora ibiganiro uzankuremo dosiye y'u Burundi n'intambara y'u Burundi nta ntambara y'u Burundi Mana yo mwijuru ako se bite byanyu ubundi ikibazo mufite ni iki aba barundi iki ni igihugu cyo gukanga abantu uniba ukangwa n'u Burundi genda bugukange genda ugiye yambuka umupaka bakwakire ubu koko ubu Mana yo mwijuru hari igihe mbona titire imeze gute umuntu yanditse afite imitekerereze IQ ihagaze gute intambara y'uburundi ku Rwanda does it make sense iki ni igihugu cyatera u Rwanda kweri bazabanze bitere birwanye nibamara kwitsinda babone gukora imyitozo yo kuba batera u Rwanda bazabona igisubizo iyi ngingo nzayivaho ubundi mu bintu byo gutayipinga ngo hari inyuguti ushyira nko mu ntuze igati zijugunya
wenda nk'abantu bubatse algoritime noneho ngiye kubaka nanjye algoritime nigera ku ntambara ngo y'u Rwanda ngo n'u Burundi algoritime yanjye igihita yikubitiye igurutse mana yanjye we reka nsubizemo indorerwamo. kanisome itangazo rya Kanyuka. Kanyuka sana arimo kuvuga ibiki? Ese Kanyuka bashyizeho umuvugizi wa gisirikare akivana muri uniforme kuma nasigaye rwambaye uniforme n'umuvugizi wa gisirikare rankagana uri afite repete haka buryo muri mu ventura bahura n'amacuri ntazo kuntu ameze. Kanyuka mbona yirirwa muri uniforme ejo bundi nabonye engineer mbona impazambaye izo ni izabo sije uzibambika sije uzidoda. Kanyuka yigize umuvugizi wa gisirikare kandi umuvugizi wa communication ya gisivile wenda kakavaringa communication yose ya M23 asigaye avuga ibya gisirikare ni umuvugizi wa gisirikare. Inyeshyamba zingana kuri zabuze umuvugizi wa gisirikare. Konderi Wiringoma yarapfuye babura umuntu umusimbura. Cyangwa se wenda yarapfuye bumvaga babikora byombi. Amezi angahe arashize inyeshyamba zifite strategy ikomeye kuriya kweri zikabura umuntu usimbura Colonel Wiringoma until today. Kandi umuntu avuze bazamuna amagambo bavuga bagira amagambo menshi cyane rero ari aho ngaho gusa. Ntabwo ukiri naho ngaho ngo hari ikintu watinzeho bushize cyane uvuga ngo impamvu Makenga agiye gupasingisha bariya ngiriya formation yitwa formation politico paramilitaire. Sibyo? Ati rero muri kubyitiranya ni ukuvuga ngo bitwara gisirikare barabisobanuye rwose atangaha ho ntabyo nasobanuriwe ati ntago atangaho nimwadusobanuriye neza ati riya ni formation politico paramilitaire. Ati Marshal ari kuvuga ngo niba ari umuvugizi Makenga nakwiye niba wikugara umuvugizi wa M23 cyangwa se ari mu buvugizi wa M23 uwo ngo abafite amakuru tudafite ariko niba ntabyo nabonye bavuze bati ibi bintu barabisobanuye bavuga ko ari formation politico paramilitaire. Ati nago Makenga yapasingisha abasivile gusa ati ari umunuzi umugaba uretse nk'uwo turafiki uwo turabyumva oya turagira ngo dusobanure kuko iyo uwo muntu turabyumva kimwe ariko nabirekaho question mark urumva c'est une chose à vérifier ni nabonyemo karabakada yuze kuverifia pe ntabwo rero ari cadre militaire ngiye abantu badukosoye ndabikunda abantu ba primaire n'aba PCC bariya ni political commissars ba M23 jewe cyo kora wa mugani nabonyemo ko uzikaraho ibyo avuga nabyo birashoboka kuko wabonaga afite initeke 001 kandi tukavuga ngo initeke y'abakada banyabo igeze ku 10 na gatandatu kuzamura gutyo nawe twamwumva birashoboka nuko ntababonyanye uniform simbona ubone icyo utarakurikiranye tuzanabibaza ibyo ngibyo ariko nta nemaka nyinshi zinarimo natwe urumva nawe asa n'ubyumva kimwe natwe ukavuga ati wa mugani wabaye abasivile gusa nyine komanda militaire yabapasingisha gute ubundi turabyumva kimwe ariko ba paramilitaire nyine ntanjye nararebye navuga se siko nta naka uniform bambaye barase baranabake n'abaruko defense ubwo se nundi mutwe mushye mu 23 yenda kubaka ko tuzege mu 23 gira ARC police nabonye afite police yambara nk'iyo mu Rwanda abigoma ni iriya wabonye abapolisi bambara impuzankano z'inka mu Rwanda bo muri traffic batandukanira ku mazina ngenda vuga ibintu bibabihari ni AI ya video warayibonye ngenda yifite hano nabanje bambaye impuzankano zenda gusa ndavuga si ibyo nibiki ntago baza dodesheje ibyabo ntibajye bigana ibyo mu bihugu by'ibituranyi bigasokwa byereka amapolisi zambara kimwe nizo muri Amerika hari gibona polisi zijya kwambara impuzankano zisa ariko nyine imana yo mwijuru urabireba kavuga se abangaba bo biti uriya babuze no kurwashyiramo umuhondo wa ya jacket banyine urabona habaho vime ubona utuntumeze nka bakayicurika ese ko nkubaza iyo video warayibonye abapolisi ba traffic baba traffic bo muri Goma je nawe nyambara ibintu bisa n'untu na blue Sandre warayibonye nayo nabonye pe ana nyowe n'umuntu nyowe n'umuntu arankwepa ariko Sandre nabonye Sandre nakwepye ikibazo cyane nzagukwepa umunsi umwe nanjye numbaza nje niko kuri pe kandi urabizi ko najya mbeshya ngewe ahubwo bari kuvuga ubwo sibo nabonye na abatrafiki barimo bahiriza mu mutekano Goma bavuza n'ifirimbi urumva wamureba imbere ukavuga se kunuza ajya komera nk'abo mu Rwanda wamureba mu bitugu nabwo ukabona ndetse ngo police nationale hari ikibazo biganye bakigana ibyiza namubonye akira ndebera akareka aho ni Goma ndabona ari Goma na twa tumodoka twawo ntago ari AI pe wabivamo bo ndabona ari Police Revolutionnaire Congolaise
ni police revolutionnaire byanditseho inyuma ariko kuri jire nagira ngo ni nationale ntago ari iyayo ariko kandebe ntago ari iyayo iyo foto arimo kuvuza ni filime ariko ni nakuyemo police revolutionnaire congolaise amaye nka ibi byanditseho pe ku ijire ye byanditseho ku ijire ye umva rero mbabwire mwa police ari bayoborwa nande muri ntacyo Kongo bitwaye bayoborwa nande muri Kongo sizo umukono n'ofisi bayobora urumva barimo papa umva sha muzagere mudodeshe aho hantu gutya hari imirongo itambitse mu izamura ibiri mutambike umwe barivugira nikomereza kuko ibi ngibi urumva yego uzi ukuntu mu cyongereza babyita babyita false flag urumva kuba wakwambara ikintu gisa n'icyundi undi akaba yakwitiranya ntabwo biba ari sawa ako kantu ntabwo urashobora kugacomekaho kanyukati kuri iki cyumweru tariki ya gatatu ya gatatu Gicurasi bazaba ari bya kaki umva polisi y'Igoma mudodeshe kaki cyangwa mudodeshe ntuzi ariko se kaki bahita basa n'aba Uganda nabo umva ubanza nashonje komeza ati kuri iki cyumweru tariki ya gatatu Gicurasi 2026 ahagana saa 7:30 z'ijoro ingabo zishyize hamwe z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero cyo kwinjira mu gace ka Rushoga mu karere ka Masisi abasivili bari basiwe kandi inka zirenga 56 zarishwe zarakomerekejwe zisigirwa gupfa bigaragaza umugambi wo guteza ubwoba hagamijwe gusenya burundu imibereho y'abaturage. Kuri uno munsi kandi izo ngabo zagabye ibitero bikomeye zikoresheje drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 saa 5:53 na saa 8:40 bateye uduce dutuye cyane twa Rumbishi ndetse n'agace ka Rutare saa 7:20 mu karere ka Karehe. Ibyo bitero byangije ibintu by'abaturage biteza ubwoba mu baturage ndetse bituma benshi bahunga. Ati mugangana n'amakosa akomeye kandi akomeje yo kurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera abasivili mu ntambara y'M23 irahamagarira igihugu n'amahanga kwemera neza ko ihohoterwa rikomeje gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse no kumva inshingano yo kurengera no gutabara abaturage bibasiwe ku bushake. Ngayo nguko ni itangazo rya Kanyuka aho ndetse ndi kubona ngo na Colonel Nsabimana yasimbutse urupfu ati mu bitero bikomeye byabaye ejo drone yarashe inshuro muri defense ya 23 ahitwa nyine Rumbishi nyuma yuko yari amaze amasaha iri ku mugenda Runono atayikwepera muri defense irashe iraswata. Yego ubu ngo nari kumugarukaho nari kumugarukaho niyo bitavuga muri iyo nkuru uretse kubona akoresha inama aho muri za Karengera ngo epfiriye sibyo yego asezeranya abaturage ko ngo bahora abaturage ko nyine bazinjira muri ya shyamba rya Kabuzi Biega yego bagakuramo iyo FDLR yego ariko drone zishobora guhagurukira n'ahandi kure hatari muri iryo shyamba ariko urumva support yazo ica ku butaka ikaza muri Karehe narakubwiye ngo sinzi niba ujya utera akajisho ibirebye kuntu defense ibirebye kuntu mbega agace mu Ventura yigaruriye kubatse gateye yego habari hanene n'umuntu habona ku ikarita sibyo ariko sha defense za mu Ventura zigeze mu gace ka Masisi umanuka cyangwa se reka tuvuge Karehe nyine kumanuka kugera muri Minembwe ubwo ruvuga Karehe district ya Kabare Mwenga na Walungu of course urumva uca muri kuyawuvira inyuma ukaba waca Mwenga ukazagira na Fizi yego sha Sandri ntabwo zubatse neza ubona nyine hamwe sinzi niba mensiye mugenzi umunsi wize muri primaire muri makore niba if ntibeshye yego mensiye mugenzi yarahagaze gutya akagira indije imbere gutya ngo bonjour mensiye mugenzi urumva wagera hagati ukabura amaguru defense za M23 no kuzimeza urumva iki gice cyangaha cy'umutwe ukibona muri Rubero sibyo hanyuma iyi mensiye mugenzi yaza imbere ukayibona muri Masisi wese nkorekeza wari kare ukabona ko iyo perimetre isa nk'iri gonfle imbere cyane muri defense rero wabibona rwose ukavuga uti nibura drone yazava wari kare centre cyangwa se disons baramutse bayihagurukije maybe
dufate nk'urugero nka pinga izogoga mweso yegoge hose radari zayibonye wirasa irashe uyikwepye ibyo uvuga yikwepye ugashyiraho vi sibyo urugero ariko birebye agashumi gahera za ngungu numbi katana sigiye gukomeza uko nginiki ako gashumi kagira Bukavu kakagira imbere kabare bamwe bitaga za kanteve ujya kuvuga abayobozi n'abajya batera kera hakaba kandi kan umuntu kameze nk'akarizo kagira Zanzibar ngira ngo hariya muri za Shabunda na twangiza hari aba ibirombe by'amashanyarazi by'intuze by'amazahabu n'iki byose Sandri akandi kantu kameze nk'ipantaro ya deshire rideshikete urumva ukajya ubona karaza kigira gutya kamanuka kerekeza mu Minembwe hagati hakaba n'ubwo haciyemo ubundi butakomeze nko FRDC muri Mwenga ukabona ruguru no hepfo bameze nko badafite bahurira akagaca inyuma ya Uvira gutya ndondo kakagenda agaca rugezi kakaza muri iyo Minembwe uvuga sibyo ahubwo zino nyeshyamba zifite tekinike na technology iteye ubwo niho njya nkubwira ngo bazazitanatinya FRDC nuko ibara basuzugura ku byo bikabije uwo Colonel Nsabimana na komando mayiwe yose ukuntu ihagaze urumva yego njya nibaza ari ayo mashyamba wazarendo babamo M23 ntabwo yawo mashyamba ngo bikunde ibijya gusa nabi byo mu ishyamba ry'ikirunga tujya tuvuga cya Nyiragongo FDL ba muri Nyiragongo FDL ibarusha gukamirika ibarusha kurya umutima amenyo ibarusha resistance ibarusha iyo na endurance mufite yatuma mwinjira muri iryo shyamba ngo mubemo namwe muyikubitiremo muyirase muyikuremo ko muziki ko zakomeza kuba menace y'umujyi wa Goma nako kantu urumva icyo nkubwira inzozi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro Sendegeya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso ku cya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307